mwese mumeze mute? natwe turaho turashima Imana. So nanjye nari nyuze ahangaha nigendera bisanzwe gusa numva murimo muraganira ku bintu byunguka ndavuga ngo reka nze nanjye twifatanye by'akanya gatoya numve ko twasharinga ibitekerezo cyane cyane nanjye ko wenda hari ubumenyi bukeya mfite ku idini ya Islam. Yego, ni karibu. So wenda mwambwira nka topic mwariho kuko nanjye wenda hari ibitekerezo natanga wakipenze nuko ndi umuyisilamu kandi nkabifiteho nanjye ubumenyi numve nanjye icyo naza mvugaho bijyanye na topic mwari muri. Yego, urakoze. Uyu munsi ntabwo turi kuganira topic twemezanya ibi n'ibi, ahubwo uno munsi twari dufite insanganyamatsiko yo kuvuga ati umuntu uri honest ushaka kumenya Yesu aze tuganire. Umuntu uri honest wumva ko atajajanye no kuburana, atajajanye no guhangana, koze iyo tuhangana buri gihe buri muntu asigarana ukuri kwe, undi agasigarana ibipfuye byiwe. Sinzi ufite ukuri n'ikinyoma kuri ubwo njye uwo wavuganye mfite ikinyoma nanjye nkavuga wowe ufite ikinyoma, so nyine bikaba bimeze nk'uko ni clashing nyine. So ntavuga ati rero dufate kote iran bias tuvuge tuke Yesu ninde ko tumufite, and then twiganirire just gutyo. Ndabyumva. So nkate kuri Islam n'ubundi kumva wenda dutangira tuvuga ko nta debate isa nkaho iriho, ariko byange bikunde ngo ababiri baburana umwe abayigiza nkana reka tubige gutyo nubwo tutari mu kuburana. Byange bikunde already ukuri bumbwire uwo Yesu koko ukumuzi already, nanjye hari uburyo kindahita muvuga already nimuvuga kuri ubwo buryo already byange bikunde ntabwo ndi muvuga kugira ngo wumve, ahubwo ndavuga ngira ngo se nkaho wumva ubwo buryo kimufata nyuma yaho ngaho nuba convinced rimwe na rimwe ube wakwemera ibyo nkubwira, ariko nanone bitari challenge yo kuvuga ngo iri ni itegeko emera ibi ngibi cyangwa se ntubyemere. Njye niko mbyumva bijyanye n'ikigani. Yego, nta kibazo. So wenda ndabona umuvandimwe we yahise anihibinga avuyeho, ariko so ku giti cyanjye Yesu cyangwa se Isa bin Maryam nabonye cyane rimwe na rimwe so ubivugaho, ariko nanjye ku giti cyanjye kuko aho ndi already warahabaye, byase niyo mpamvu numva yuko nta gishya naza nkubwire kuko already wabaye ngiye already wabayeho ndi urabizi already. Ahubwo njye nabaza wowe kuko aho ndi wowe warahabaye, ariko aho uri njye ntabwo nigeze mpa. Urakoze. Already niyo nakubaza wowe bimeze bite, ahubwo nyuma ko umaze kumbwira uko bimeze nibwo naza nkubwira ati bijyanye n'ibyo wavuze njye bimeze gutya na gutya. Good. Urakoze ya Omar. So Bibiliya inyereka yuko Yesu arenze kuba ari intumwa nk'uko nyine Islam imwigisha, kubera ko nanjye wambwa navuze nk'uko abivuze nahoze ndi wowe. So aho ndi noneho bamwizera birenze intumwa. So aho muvuga yuko rwose hahari yuko avuga ko njye ndi intumwa nazanye ubutumwa gutya, harahari muri Bibiliya turahafite, ariko hafite uburyo hasobanurwa. Ni ukuvuga ngo nk'urugero rwiza naguhereza, uyu munsi mfite mama wanjye ni n'umunyarwandakazi. So ntago ari umunyarwandakazi kurusha uko yaba mama wanjye, ahubwo iki ngiye kindeba cyane cyangwa se kiri personal kuri njyewe ni uko ari mama wanjye, ibindi byo kuba umunyarwandakazi akamuba after that. So abaye atari n'umunyarwandakazi tugiye tukajya mu gihugu cy'Ubuholandi, wenda yaba umuholandekazi again ubwene gihugu, it's something gihinduka. Yeah, so ariko ikintu kitahinduka nuko ataba mama wanjye, because yarambyaye, I have her DNA in me. So Yesu rero same thing, niko nguko Bibiliya ameze. So ni Imana cyangwa ni Imana yambaye akamera k'umuntu kugira ize hano ku isi. Impamvu ahubwo yabikoze niyo abayisilamu bajye birengagiza cyangwa se bagashyira hirya, because it's nyine sinzi niba ari ibintu bya challenging, ariko nyuma mbona nyine bigaragara. So nyine hari yuko noneho he's more than a prophet, ahubwo ni Imana. So urakoze muvandimwe Akram ku busobanuro umpaye, ariko wenda reka nze ngira icyo mvugaho ngaho kuko ntajye kenshi nkonje gukoresha kenshi ibitekerezo cyane kushiko najya kukubwira ngo Islam turavuga gutya, kwa kenshi igiye kukubwira ngo Islam turavuga gutya
already biranagoye ko wabyumva cyane kuko ibyo ndimo kubwira nsanga ndi muri repetitions kuko ibyo bintu nawe wabyigishije reka tubajye ahubwo reka nkubwire ngo iyo umuntu avuze ngo Yesu already ni Imana so ngerageje kuganira n'abakristo cyane kuko nyura ahangaha ndashimira Imana kuko akenshi kuba uri mu iyo ntebe urimo nk'umukristo nawe ubwawe wumva yuko rimwe na rimwe hari bagenzi bawe inshuti zawe waganiriza kugira ngo baze aho ngaho kuko niba wumva ari kukuri igihe cyose inshuti yawe wumva wayihamagariza kuyisobanurira ubwo buryo bwawe kugira ngo nawe aze aho the same to me nk'uko nanjye mba numva nabwira za nshuti zanjye se nawe urimo n'ubundi already kuba mwaza mukajya aside yanjye gusa bitabaye agahato ubwo rero nganiye ku bantu b'abakristo cyane ngenda tungurwa no kubona umuntu arasenga cyane amaze imyaka igera nko muri 5 cyangwa 6 unabona ko rwose gahunda ze nisengeje ariko ajya kumubaza ati se wowe Yesu mufata iki akavuga ati ngenda mufata nk'umwana w'Imana amufata nk'umwana w'Imana other side wabana na mugenzi we runaka basengera hamwe ariko ndamufata n'Imana amufata nk'umwana w'Imana ariko abona mugenzi we basengera hamwe uradi mu rusengero rumwe ariko wenda bamurusha kwinjira mu idini cyane ukaza avuga ati niyo Mana dusenga niyo Mana urumva ukajya kumva undi muntu nawe aturetse ku ruhande runaka akubwira none wakaza akubwira ngo ntabwo ari umwana w'Imana nta nubwo ari Imana ahubwo noneho ni byose icyarimwe umwana akaba Imana akaba already na Holy Spirit akambyiteguye. Good. No, I don't think so. Okay. Komeza nta kibazo atakumva. Ndio mubwira ntabwo mvuga ngo niko biri mu by'ukuri. Ahubwo ni uvuga ngo bimwe mu bitekerezo ngenda mbumvamo. Already nkahita mbifata nkurikije Qur'an uburyo bivuga. Qur'an Allah aratubwira ngo mu by'ukuri uti mu buryo abakristo n'abantu b'abayahudi urumva ngendera ku mirongo ya Qur'an uti mu by'ukuri abo muzasanga bari ku inshuti yanyu cyane bega abayisilamu muzasanga ari abakristo uko muri bo bamwe na bamwe harimo abankunda njyewe nk'Imana ari ugasanga igituma mu by'ukuri batanyoboka neza ari ubujiji ariko abayahudi bo just baranzi ariko bamakana banzi already bakavuga ati turakora ibi niba ariko Imana turayizi ariko turayigagana ariko abakristo rimwe na rimwe muri bo hari abantu bakunda Imana. Omar urakoze ngira ngo ntabwo twaje kubwiriza twaje kuganira hano it's a dialogue and again icyo uri gukora ushobora kuba uri umudari so again so iyo ku kintu ubona bavuze yuko hari abakristo bafite iyo belief ashaka kukubwira ati yuko Yesu amwemera nk'Imana Yesu amwemera nk'umwana w'Imana ndagira nkubwire yuko nta n'umwe ukoze ikosa aho ngaho muri abo babiri. Did you know that? Byiza cyane. So Yesu ni umwana w'Uwiteka Imana ihoraho, so niyo hierarchy yiwe, ariko kuba ari umwana w'Imana ntabwo bivuze yuko yabyawe like kibiri. Sinzi niba ibyo ngibyo that's beyond your understanding, ariko nyine iyo bavuze begotten iryo jambo ntabwo rivuze yuko nyine at some point yabayeho yahoze ariho. So iyo bavuze yuko nanone yuko ari Imana at the same time, nje nawe ushobora kumbuza ati se papa wawe wowe aba papa wawe, iyo analogy ndayizi abayisilamu barayikoresha, ariko icyo turi kuvuga iyo tuvuga ati Yesu ni Imana in the same category as a God, nuko avuga ati wibwiwe aravuga ati nje na data turumwe. So akakubwira ati nanone akavuga ati umbonye wabonye data. To me ibyo ngibi bifite interpretation zitandukanye ko abantu babisobanura, ariko it's very clear yuko yari kuvuga gutyo it's in the same of essence. So essence no kuvuga akamera, so no kuvuga Imana mu bumana bwayo niba ari 3 persons in one Godhead, dufite Imana data, dufite Imana mwana, dufite Imana mwuka wera, ni Imana imwe rukumbi. Niko abakristo like for a reformed theology cyangwa se uko abantu bakwiye kwizera bijyanye ni consistency ya Bibiliya, like ubutumwa bwiza uko inkuru yo muri Bibiliya ihari cyangwa se uko byo tubona muri Bibiliya tuzi ko Imana ni imwe rukumbi, kandi muri uyo Mana imwe rukumbi harimo 3 distinct person. Aya ni amagambo igiye kubisobanura ushobora kutabona amagambo ari equivalent mu Kinyarwanda, ariko niko nkuko tubyizera. So iyo Imana iyo tuvuze ko they share one essence,
mbese bifite akamero kamwe ni ukuvuga ngo imwe ntabwo ari independent out of one another, so they are like that, they are wholly unified. Yego. So wenda ntabwo nongera kujyaho byinshi cyane kuko wenda aho ngaho gusa nkaho umuntu arashe ku ntego, ariko nge iyo umuntu ambwiye gutyo mpita nibaza ati ese akenshi ikintu nyine ntakunze gusobanukirwa nuko akenshi iyo musobanura ubwo buryo buri wese abusobanura depends n'uko abyumva. Already numvise ijambo actually Omar, sorry gato nyemerera wenda guca mu ijambo gato, ariko iyo iri kuva mu mutwe wawe already itari ibingibi sorry Omar usanga rimwe na rimwe sorry gato niba numvise ngo iyo ubonye data ubumbonye nanjye already bigahita bizana igisa nk'ari inyigisho kirekire none n'icyo gisigaye kiri kuva sorry Omar bitari kuva muri cya gitabo kandi no Omar ibintu byose navuze sorry Omar byacu ntabwo byageza ku gutekereza Imana ahubwo uretse ko biriya bitabo aribyo biza bigasa nk'aho bitiwe so Omar again nemeza yuko nyine nk'ibisanzwe ko Yesu brother waje kubwiriza waje kuganira umwuka wera nk'uko tubitekereza avuga ngo ahubwo bwite cyanjye uko mbitekereza so yakagumye nibura niba bashatse kuvuga ngo kuruma hakagumye cyo gushidikanya kuvuga ngo ese umwana w'Imana cyangwa se umwana w'Imana, ariko intera gutu ati nabwo tumugize Imana mba numva aho ngaho rwose ari urundi rwe. Okay, rakoze ko mu mwanya wo kuvuga. So ahangaha mind you, Yesu yumwemera nk'Imana cyangwa akamwemera n'umwana w'Imana, uko wabifata kose waramwakiriye nkaho, kubera ko Bibiliya iri very clear yuko nta rindi zina twahereyemo agakiza usibye muri Yesu Kristo. Iyo ubyemeye ukabyakira, wafata Yesu nk'Imana ukavuga yuko atari umwana w'Imana, simbizi niba ko hari n'umuntu ufite analogy ntawubaho, ni ibintu wowe kubyizera uko byumva, ariko ikihari ni iki ngiki nuko iyo wamwizeye ufite ako gakiza nta cyabuza yuko uzajya mu ijuru, nta cyabuza yuko ako gakiza utagafite, ntaki. So again, buri muntu wese afite uburyo ashobora kugira imyumvire yiwe, sibyo, ku kintu runaka, cause iyo turi kuvuga kubaho kw'Imana ntabwo dushobora kumva kubaho kw'Imana kibayeho 100%. No kuvuga ayo magambo bwabyo naba nkoze kufuru kumva yuko natekereza kumva yuko Imana nakumva kwibayeho 100%, let alone sinanakumva 0.0000% yuko Imana ibayeho cyangwa se uyiriyo. Nuko ahubwo assumption z'imitekerezo yacu iri very limited kandi iri finite, ku buryo iyo dutekereje Imana tuyishyira mu kigero runaka kugira tuyumve, if that makes sense. So nukuvuga iyo twumvishe yuko hari Yesu ari umwana w'Imana, assumption ya mbere tuvuga ati nkuko tubizi ko turi abantu tutadutekereza ko ari icyabyara, ariko that's not the category Bibiliya imuvugaho. So again, nanone kuba dutekereza nyine, iyo dutekereje kubaho kw'Imana, again, akenshi iyo nshaka kuganira kuri kino kintu nk'iyi topic, akenshi nkunda kubikora in person, apana gutya like iyo ntari kubonana n'umuntu. Ngiye ikintu cya mbere mbanza gutestinga, ndakubaza ati se wowe Imana uyumva gute, like kubaho kwayo, cause twese nta muntu n'umwe ufite opinion y'uko Imana imeze ihwanye n'iyo wundi. Urabyemera cyangwa ntabwo byemera? Ndabizi cyane, ndabyemera. Uzi icyo bishatse kuvuga aho ngaho? No kuvuga ngo niyo umuntu yakandika under a school of theology, yakandika akavuga what they believe on Trinity, n'indi school of theology ikavuga what they believe on Trinity, bishobora gutandukana, ariko hari basic principles, hari ibyo bagenderaho by'ingenzi. Akavuga ati okay, under monotheistic view, nkuko twikoze nta mukristo w'umupolytheist ubaho, dusenga Imana imwe rukumbi. So bakavuga ati under this monotheistic view, this is what we see in the Bible. So iyo bavuga claims zose bafatiraho bavuga ubutatu bwera, ntago babikura outside of the Bible. So twebwe we clarify or thoughts zose dufite n'ibyo tugenderaho, it has to come from the Bible. So view yose uko wavuga monarchy or Trinity, wavuga iyo ari yose, barakubwira ati we believe there is one Godhead, ariko within one Godhead there are three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And to shock you with ibintu ngiye kuvuga, iyo bari kuvuga iyo view y'ubutatu bwera bw'Imana, bakwereka izindi denominations
cyangwa se abandi bantu bazanye ibitekerezo biri in contrast bitandukanye n'ibyo ngibi biri basic cyangwa se zino principles kujya twumveho like twese at least tuzamenye ikiri ukuri ni ikihe, barahari benshi. In fact iyo mwebwe muri aba Islam, mind you, hari abaje na mbere ya Islam, because Islam Muhammad came to ikinyejana cya 7, hari abandi babayeho hari abandi babayeho bagiye bazana ibitekerezo bitandukanye kuri bono butatu bwera. So we have abantu bameze dufite sect yitwa Ebionites, dufite sect yitwa Arianism. In fact kugira wumve ko ibintu ndakubwira, I do my research and I have the books here. Hari church father witwa Alexandria yumva ibine bitekerezo bya Rasul avuga ati like yuko Yesu atabambye wa maqataluhu wa salabuhu walakin wala shubiha lahum ibn nk'ibyo. Yavuze ati okay, then there is another thing. Yiyumuntu he criticized opinions ziwe yahakanaga ubumana bwa Yesu Kristo. Guess what? So ntabwo ari abantu ba mbere bari babikoze. In fact abo ba Ebionites ndi kuvuga babayeho mu kinyejana cya 2. So kumva ikinyejana cya 2 mu mwaduko w'ubukristo cyangwa se bano bantu babaho iki ababa bakristo kubera ko bati Kristo yapfuye arazuka, so we put our trust in him, niwe yakuyeho ibyaha byacu, all those things, right? So bano ba Ebionites n'aba Arianism, aho ngaho Arianism ni no handi kuvuga basanga yuko Islam ifite a whole like 99%, niba atari almost 100% of belief in here Arianism. So Islam kubibihakana siyo ya mbere, if that makes sense. So hari Arianism afite ibyo bizeraga, again it's the same picture y'ibyo Muhammad yavugaga. And uyu church father Alexandria yavuze yuko Islam ntabwo yarazi ko ari Islam, but yavuze inyigisho z'uyu Muhammad bari kwita intumwa, it's the same as Arianism. And muri kino gihe byose it was nullified, mbese byaramaganye because byari bafite igitekerezo kihabanye n'icyo Imana kuba ari Imana rukumbi bivuze. Urumva ngendeye kubyo uvuze buriya nakubaza ikibazo kimwe ndanora kukinsubiza nahita nsangira nyireke ikintu mubwiye. Ese ubundi tukiranga urate ngendeye kubyo wabuze uvuga, ese ubundi bwo wemera Qur'ani yo ko ari gitabo ubundi kimyemerere kiyobora yo ku Mana yawe, ubundi yo Mana yawe wowe wemera ubwagirya, ubundi bwo bitabo wemera ngo tuvuga ngo ku Bibiliya nubwo tuvuga ngo nagari gitabo tugenderamo, ariyo Qur'ani yacu dutegeka ati kira nacyo ni gitabo gitabo namanuye icyo mugomba kwirute ubajije mugomba kucyumva ariyo wakiriya ngo ni cy'abakristo uri ngo ntabwo tugomba kugisoma oya cyo mugomba kugisoma. Reka mbwire niyo mwarimu atanze physics ntabwo ikibazo kimeze gutya. Mbaza ikibazo kiri straightforward kubera ko ndi kwibaza okay ikibazo cyawe kimeze gute exactly, because umbaje ikibazo nk'icyo ku kizame banza ubwa mbere bwo kuyitsindwa nuko ntaba nabasha kucyumva. Ikibazo cyawe kirabaza gute? Icyo nashatse kuvuga already muri makenge insomeye amagambo muri Bibiliya wowe, so masha kumaking sense mumva ko ibintu byo gusomerwa already ni ibintu biri kuva mu gitabo koko cyahumetswe n'Imana, reka mvuge gutyo. Yego. Just nkazana muri no gutekereza kumva ko ya magambo urimo kumbwira koko niba making sense ari amagambo uri kumbwira kuko nzi ko ari kuva mu gitabo cy'Imana, reka mvuge gutyo. Ya magambo nkatekereza ese wowe muri ibyo bitabo wizera wowe Qur'ani yo haba wawizera muri make ku buryo ari amagambo yava mu kavanga ari amagambo ari kuvamo orderekanya hitekerezeho cyangwa n'ubundi already we uvuga ngo Qur'ani wapi umbajije ikibazo cyiza yahumetswe n'umuntu utazi wari. So umbajije ikibazo cyiza and kugusubiza ndagusubiza nkoresheje igitabo nemera aricyo Bibiliya. So umwanditsi so hano umuntu bize musari ko rebe live ambwire direct umurongo kubera ko niwe muntu dufite waboretse Bibiliya almost everything. Hari ahantu handitse yuko ngo ariko I believe in muri Galatians if I'm not mistaken. So ngiye kuguhereza category zimeze gutyo, in fact ngiye kuguha category eshatu. So category ya mbere ubwabyo uyu mwigisha cyangwa se iyi ntumwa yavuze yuko niyo hagira undi muntu uza avuga
ibitari mbese abigisha ubundi butumwa butandukanye n'ubwo intumwa zigishijwe. Intumwa Tomini 12 wongeyeho na Pawulo avuga ati niyo haza undi muntu si no kuvuga umuntu, yavuze ati n'umumarayika, niyo haba ari umumarayika wamanuka akaza ababwiriza ubundi butumwa butandukanye n'ubwo abigishwa bigishije, uwo nguwo abe ikivume. Iyo ni kategori ya mbere nkubwiye, sibyo? Ni ukuvuga ngo in fact kuri iyo kategori imwe nkubwiye, niyo hamara imyaka igihumbagiza cyangwa se tiriyoniza cyangwa se biliyoniza, izo zose wazita, hakaza undi muntu wigisha ubutumwa butandukanye n'uburi muri Bibiliya, uwo muntu ni icyavumwe, he is to be accursed. Nyine uwo muntu ari ni antikristo. Hari naho bivuga in first John, Yohana wa mbere ubona yuko uwo nguwo ni antikristo. Uva utemera Imana yuko ari data wa twese, utemera yuko umwana wayo Kristo yapfuye, yabambwe agapfa akazuka, uwo nguwo ni antikristo. And exactly ibyo ngibyo nibyo Muhammad yigishije. Iyo ni kategori imwe muhaye. Nanakubwira ya kabiri hari naho avuga yuko ngo yavuze ati ngo ntago ari n'igitangaza. This is First Corinthians 11:14, but ntago ari igitangaza kubera ko na marayika ubwe yakihindura na Satani ubwe yakihindura marayika w'umucyo just kugira ngo nyine abe yakora ikintu cyacyo cyose. So hano the point nuko uyu Satani ashobora gushiftinga faces cyangwa akihindura ikintu cyacyo cyose, akaba yaguzana ukuri kutari akaba yazana ikinyoma. Again nibyo mbona byabaye kuri Rasul, kubera iki like nta wundi muntu tuzi wigize abona ubutumwa akubitwa akandagurwa imbavu, apana gukubitwa. Imvuze gukubitwa abantu batavuga no guhonda guhoya, ariko nta wundi muntu wigeze ahabwa ubutumwa akandwa imbavu, washatse kwiyahura on multiple occasions. Nta muntu wigeze ugira iyo trauma, kubera ko ubutumwa byibuze yari kwakira bwari kuba buri consistent kwenda n'ibyabanjeho mbere yaho. Kubera iki? Niba tubona muri Bibiliya yuko ukunde buri muntu wese nk'uko wikunda, in fact ahubwo n'umwanzi wawe ubwirijwe kumukunda, yari amagambo ya Kristo, twari kubona uza avuga ibyungikanya ku byavuzwe. Ariko Rasul, he is not that man. In fact akubwira uti by the way, nshinze idini rishyashya, umuntu uzarivamo ni umumortadi, kill him or kill her, akwiye kwicwa. Uzahindura idini yiwe umwice. Ahubwo ati in fact muri Quran ubwayo Allah agatanga ibindi yerekwa wajya se cyangwa I don't know, avuga ati mwebwe do not befriend abana ba Kristo n'abayahudi n'abaki, nyine mwibagire inshuti, ibintu nk'ibyo. So you see hazamo tangente nyine yo ku rundi rwego. So nyuma mvuga ati Bibiliya I stand by it, nkahakana Quran kubera ko Quran ni antikristo. Okay, urakoze cyane. Buriya nagira ngo banze amenye ubundi mu by'ukuri duhagaze mu biganiro. Banye bikunde mu gihe umuntu ahagaze ku gitabo. Kubyo navuze wumvishemo iki kubera iki? Sorry gato. Kubyo navuze wakuyemo iki ni heteko ya. Umva byo nakuyemo. Ikintu cya mbere mu byo nakuyemo naricyo ntabwo kana aricyo cya nyuma, nuko Quran kubwa utayemera igitabo cyaza mu bitabo ugomba gukurikira. Hanyuma kuba ntayemera naguhaye criteria, wowe urazi interpretation y'izo criteria nk'igitabo cyabanjirije Quran nize, kubera ko na Quran ubwayo ufite ikubwira yuko uza kutubaza twebwe, you should consult bari abantu. Niba Muhammad yarabwiye yuko bakwiriye kubaza abahawe ibitabo ba ahlul kitab, aribo ba Islam, aribo ba Kristo n'abayahudi, then if wo fata nk'iyi service ndi kugukorera yuko you are consulting me, ibintu bikubwiye, what is your interpretation y'ibi bintu nono? Umva rero ngusobanurire nanjye ubari umakanya gato ngusobanurire. Go ahead. Ntabwo Quran, ntabwo Allah yatubwiye ngo muzajye kubaza abahawe kitab, abantu bamanura ibitabo. Ahubwo Allah yaratubwiye ngo iki ni igitabo kije cyuzuriza ibindi nari narazanye. Harimo Zaburi ni igitabo cyamanuriwe Dawidi, harimo Injili yamanuriwe Musa, yamanuriwe Yesu, hakamo Taurati yamanuriwe Musa. Ibyo bitabo byose rero ukuri kubivuga gutyo biraza bigakombayiningirwa muri Bible biraza kujyamo nguzi ko Bible ari sibyo. Ibyo bitabo kuba bimeze gutyo
ka Yosefu yose yarimo Omar, niyo yonyine ihari, niyo nkuru nari mbizi ko ariyo nkuru yonyine wavuga ko ari hari isa nkaho making a sense, ariko mbwira indi nkuru iyo ariyo yose waba uzi making a sense cyangwa se, cause I am assuming ko uri umuntu wasomye Bibiliya, ngambwira indi nkuru except ya Yusuf. By the way, itandukanye n'iri muri Bibiliya. Say vuga indi imwe nta kibazo, ni nyinshi. Uvuze ya Yusuf, vuga indi ya kabiri. Ni inkuru ya Musa. Yego. Inkuru ya Musa yahuje akura Abisirayeli muri Egiputa. Yahuje inyanja ibateza ibigeragezo bya muri Egiputa bateza ibigeragezo. Nta kibazo. So niba bihuye, mbwira Musa yari umuntu wo mu buhe bwoko? Musa yego, uri kuvuga ngo aho ngaho nabangiye kugeragezwa wenda kubijyanye no kuba narize cyane, ariko n'undi Musa no uzi impamvu nkubaje icyo kibazo. Actually wombaza impamvu ngiye nyikubajije nkwerekeye ko bitandukanye na kure cyane. So hari ibintu byibuze, hari ibintu reka nkwereke again, this is a challenge Allah yari afite, because Allah, he does not know everything. I can show you nakwereke ko Allah atarazi byose, because in fact tuvuge nk'urugero wenda kuri iyo nkuru uvuze ya Musa, reka wenda nyikururenze nkuyegereza kuri Isa alayhi salatu wasalam. Musa sibyo ni mwene wabo ni Aroni sibyo, mushiki wabo akaba Miriam. So ngambwira ukuntu uyu Mariam uwo kubwa Mose ni gute yabyaye Yesu none, like that's the least. Icyo nicyo ibyo bintu tubitandukanye. Izina Mariam ni izina nkuko uri Akram, hari undi Akram wakubereyeho, hari n'undi Akram nkuko isa wa Yesu baravuga ngo Yosef, urabyemera ngo wa Yesu uri wari umugabo wa Mariya mwita Yosef. Omar, you are going to prove that you are a fool. So I am expecting you ko uza kuduhereza dalili. Je dalili ngiye kwereka iri muri suratu Maryam, aho ubona ko uyu Miriam ntabwo, it's not just a name. Oya arakubwira ko uyu ahubwo kugira babi clarify, akubwira ati uyu Miriam, uyu Maryam mwene ni mushiki, siwe mushiki wa Arone na Mose, wa Haruna nande na Musa. Okay, let me show you, because if you say nuza kuvuga ati sorry gato biri muri Quran, yego nyine none se nanjye nicyo kintu nakubwiye Musa. None nibyo nandi kukubwira, Allah does not know everything, because ibindi nari kukujyanamo you will not understand ibyari byo, cause nanjye ntabwo nshaka kwereka ko utasomye, because obviously ndabizi yuko nubwo wasomye Bibiliya you don't know everything. Niyo mpamvu nabanje mbanza kukubaza Mose, kubera ko I know muri Quran ntabwo ariko mubifite, naje Mose akomoka he cyangwa se ni muntu ki, because muri Quran you don't know who Mose alayhi salatu wasalam wari, ariko muri Bibiliya it's very clear. So ugiye no gutangira kunsobanurira uwo Mose ari we, trust me, ukoresha resources za Islam you will fail, kuko nakwereka Mose wari. Okay, nta kibazo. So hagenda muri Quran tugendane, ariko by the way mbere yuko tugera aho hantu reka banda tubanze dukureho urujijo ku bantu bari gukurikirana ibyo ngibyo nandi kuvuga, ibyo muri suratu Maryam igaragaza yuko Maryam ari mushiki wa Aroni na Mose, kandi uyu Maryam niwe wabyaye Yesu. So ibyo bintu reka tugutegereze twumve ukuntu ugiye kubihuza noneho dukomeze nta kibazo, because warushatse kuvuga yuko ari izina, ariko I am about to prove you yuko atari izina. It's not the name. Very far from so iyi ni suratu Maryam umurongo wa 27 n'umurongo wa 28. So reka mbisome mu Kinyarwanda kugira ngo abantu they will follow up what we are talking about, because again these Muslims, they think they know, right? Until you challenge what they know. But let's go. Surah Maryam 27-28. So it's not just a name. Allah nagwari all-knowing. Nagwari al-alim. No, he's not. Kubera ko how did he confuse these things? Because niwe rino jambo is Quran again. Ni jambo rya Allah, ni nta like ibintu byose then uribuze kumbwira uburyo he is mentally challenged. Like how did he mess up knowing all these details? So I'm finding 27 and 28. So hano
haravuga ati wait, why am I seeing this surah al-Baqarah kanyezo gute kandi I thought it was there. Mudayimana arashaka ko ntabiza na bino bintu. 19 surah Maryam umurongo wa 27 n'uwa 28. Dayimoni waratsindwe kuva kera kose. So let me cook 27 and 28 n'izina rya Yesu Kristo. Here nuko hano haranditse nuko Mariam agera muri bene wabo amuteruye uruhinja rwe, maze bamubonye baravuga bati yewe Mariam rwose wakoze amahano, yewe mushiki wa Haruna. So ntiyari umuntu mubi ndetse na nyoko ntiyandarikaga. So hano they are clarifying yuko uyu Mariam ni mushiki wa Haruna. Again, yongiyo ni one proof. Reka nkuhereze iyindi. Surat al-Tahrim umurongo wa 12. Let me get there. You will find yuko even ntanubwo ari sura imwe, you have a multiple of those Quran. By the way, ntabwo uri muted wavuga dukomeze tuganire. Multiple verses and multiple sura n'ama aya ashimangira the stupidity y'ibi bintu. Sorry, ntabwo ndi kukarsinga, like the intellectual challenge ya Allah utazi bino bintu. So 66 verse 12. I am going to read it. So kugira ubone yuko it's emphasizing in how Allah, you will tell me, is he challenged in mind or what? You will have to defend your Allah on this Surah Al-Tahrim. And then nuko harandika na Maryam mwene Imran, papa we ni Imran, kuko no muri Bibiliya turamufite as Amran ko ari we papa wiwe Miriam actually. So na Maryam mwene Imran we warinze ubusugi bwe maze tumuhumekamo tubinyujije kuri roho wacu, Malaika Jibril. Nuko yemera amagambo ya Nyagasani we n'ibitabo bye, kandi yari mu bibombarika kuri Allah. So verses on the verses again showing you it's not just a name. He is Allah, your Allah. He's clarifying yuko uyu Maryam ari kuvuga ni umwana wa Imran. Bakweretse ubwa mbere ko ni umwana wa Imran, ahandi akwereka noneho yuko umusaza wiwe ni Haruna. Na ahubwo reka nkwereke naho bigaragaza ko noneho ari umwana wa Haruna na Musa. Noneho ngiye kugwereza noneho ni sura ya 3. Iyo ngiriwe suratul Imran n'ubundi umurongo wa 35 n'umurongo wa 36 naho reka mpagere, because you thought it was just a name, right? I am about to show you yuko Allah does not know everything. In fact, kubera ko njyewe I am doing you a favor yo kutakujyana mu bintu bijanye biri deep bya Bibiliya, because I assume ko utayisomye. Niyo mpamvu nakubaje Mose ni muntu ki, ntabwo nashaka kujya kuri mu bya Bibiliya. Oya, ntabwo nashaka kujya mu bya Bibiliya because ntabyizi. Ariko nibiri muri Quran, even from my own. Okay, reka manze musomere uyu murongo then ukomeze uvuge ibindi nta kibazo kugira ntaza kwibagira. 3:35 and 36. Afa ibuka yewe Muhammad ubwo umugore wa Imran yavugaga ati Nyagasani wanjye mu by'ukuri kizeho umugambi wo kumwiyegurira wo ntwite ngo azabe umukozi w'ingoro yawe i Yerusalemu, bityo binyakirire mu by'ukuri niwo uwumva bihebuje umumenyi uhebuje. Ariko ntabwo ari umumenyi uhebuje, nuko amaze kumwibaruka aravuga ati Nyagasani wanjye mu by'ukuri nibarutse umwana w'umukobwa, nyamara Allah yari azi neza icyo yibarutse, kandi umuhungu si umukobwa, kandi mu by'ukuri mwise na Miss Maria rwose ndamukuragije n'urubyaro rwe ngo ubarinde shitani wavumwe, whatever. Here I am finding how Quran hano niho havuga Zakaria. Okay, but it's still on the argument. On those two, byibuze iya gatatu reka ni keeping, because I'm trying to find aho no including Musa alayhi salatu wasalam na Haruna. Oh, wabaye speechless. Nainzi ko ndibuze ku proving you Allah, because if you dare ngiye gusubiza n'ubundi
So icyo jambo maze gusoma wewe mushiki wa Haruna, nge nakubwiye ngo tukira aho ngaho, iyo nsomera ngo we mushiki wa Haruna mukuru wa Musa, ibyo bintu uko Haruna yari mukuru kuri Musa, buri Musa ari muto kuri Haruna. Iyo nsomera atari babyaranye Yesu tubizi, bavuga ngo ni Yosefu. Na Yesu ndamubwira ngo se uwo Yosefu ni wo Yosefu umwe wagiye muri Egiputa, abana bene wabo bagize ute bamutaye mu mugezi akajyanwa kwa Farawo. Niba Yosefu babiri twumvishe muri Bibiliya ariko batandukanye. Kuba umuntu yakwitwa Haruna n'undi akaba Haruna, ntabwo uhita uvuga ngo Haruna bari kuvuga ngo ni wa wundi Haruna mukuru wa Musa, cyane cyane ko uyu Haruna uvugwa aha ngaha uwo nguwo mushiki wa mukuru nabyita ko ari musaza wa Mariya. Uwo nguwo urumva yaraciye imyaka n'amagana, igihe cya ba Musa n'igihe cya Haruna byararangiye. Kuba umuntu yakwitwa Haruna afite n'undi muntu mbere wariswe Haruna, icyo ntabwo ari ikibazo bibiyumva ibi. Omar, so Omar, uzi kirongeye kukubwira, out of respect, wowe genda wige usobanukirwa ukuntu abamenyi ba Islam apana b'abakristo, because iki ngiki twebwe it's a tool, iki twebwe ni ikintu kigaragaza tukoresha tugaragaza ko Allah among many sources ziri muri Quran. Iyi ni imwe tukwereka yuko Allah is challenged mu mutwe atari all knowing, ntagaze byose. So iyi ngiyi ni imwe wowe nkugira inama yo kugenda ukicara ukareba ukuntu abamenyi bakuru bakoresha iyi argument against iyo turi kubivuga, because what you are saying, you are arguing out of ignorance. So uzi impamvu nkubwira ko you are arguing out of ignorance? Reka mbanza nkubwire Omar, so iyo ugiye muri Bibiliya you will be able to see yuko uyu Imurani bavuga gutyo niwe Amurani se wa Miriam, and se wa Miriam and se n'ubundi wabona. I'm about to show you sources, tugende nko muri Exodus ibice 15-20, you will be able to see twebwe turi kuvuga ibintu, we are not just yapping like you are doing. No, reka nkwere iyo turi kuvuga ino challenge yuko Allah he is challenged mentally or ntago yibuka ibintu byose, or he is not all knowing, we know what we are saying. Reka nkwere, so ngiye kukwereka ahantu hagaragaza yuko Allah again ngende bandi kubabwira, this was the whole sayings ya Muhammad nk'umuntu wahoraga muri caravan agenda azenguruka ku mizigo mu butayu, yumvaga bits and portions z'ibintu batandukanye, ariko he was not able to understand everything in context, or not a single thing. Kankujyane muri Exodus 15-20, ndagutembereza no muri Numbers 26-29, mutembereza no muri First Chronicles 6:3, kugira ubone ukuntu how, if we are going to talk about bano, who are they? Exodus, first of all, 15-20, kuva 15-20, I am there, sorry gatoya, ndahageze ngaha. So uyu ni umurongo wa mbere ngiye gusomera 20, kandi Miriyamu umuhanuzikazi mushiki wa Aroni. Did you say this? Mushiki wa Aroni. And bari kuvuga nde? Miriam. So kandi Miriyamu umuhanuzikazi mushiki wa Aroni ajyanisha ko abagore bose barasohoka bamukurikira bafite amashako babyina. Aho ni hamwe tubona hari abumvisha ko Miriyamu ari mushiki wande? Ari abumvisha ko ari mushiki wande? Wa Aaron. So Muhammad somehow he confused Miriam and Maryam. I'm about to preview again. Tujye muri Numbers. Muri Numbers mu kubara, sibyo? Numbers mu kubara. My brother. So twagiye mu kubara. Yego Aaron twakumvishe chef. Ushaka kuburi kulaginga. So ngiye kujyana none handi hakabiri, you will see yuko Bible is very well articulated. So umbwira uti Bible niwo tuyifite ari abantu banditse just gutya n'intoki, as in bafite barongojwe na Mwuka Wera. Ni gute bandika ibintu byiza kurusha ubwo Allah wanyu uri all knowing and alim, utazi no kuba yamenya amateka kandi ari wowe wayashyizeho, utazi no gutandukanya ibintu nk'ibi. Ariko bear with me, twagiye Numbers 26:59, dore haranditse gutya 26:59,
this is what we read. Haranditse aravuga uti here muka Amuramu yitwa Yokebedi mwene Lewi yabyariye muri Egiputa abyarana na Amuramu Aroni na Mose na Miriam mushiki wabo. What are you hearing here? Uyu Amurani mwita Imran tumufitano ni Amuramu yego yabyaranye na Yokebedi amubyarira abana batatu, Mose ariwe na Aroni na mushiki wiwe. Kamujyane n'ahandi hantu muri First Chronicles mu ngoma za mbere ibice 6:3. You will see the Bible over periods of times. Simple. You have things they make more sense than your Allah, who is challenged to even have a single source ya chronology. He na chronology ni ngiri muri Quran dinze 6:3. So hano ni mu ngoma za mbere ibice 6:3. Arandika bene Kohati ni Amuramu na Esuhari na Heburoni na Uziyeli. Bene Merari ni Mehari na Mushi, kandi iyi niyo miryango y'Abalewi nkuko amazu y'abasekuruza yabari. So hano impamvu nonho biri ingenzi cyane, they precisely kukwereka yuko abangaba they are from the tribe of Levi. So Lewi uyu nguyu again bari kukwereka like niyo waba tracing ku miryango yuko ikwereka yuko bava kuri Joseph, you will be able to say this one comes from here, this one comes from here, bakaba tracing back to uyu Lewi. So again noneho tubwira uburyo wowe ugiye kuba umunyabwenge kurusha Allah, who messed up in the first place, umukosore Allah. Tafadhal. Umar, tafadhal, turagutegereje rwose. Don't make the stream boring. Ariko njye nakugira inama yo kujya tukicara ukumva bino bintu, because ni gute abantu banditse neza kurusha your Allah uvuga yuko azi ibintu byose, because Allah does not know everything.